ni ibintu biba bifite imirizo byambaye ubusa utamenya ukuntu bimeze, bifite inkota, amacumu y'ubufuni, ibintu nk'ibyo nyine ubona ko bije kukwica. Ko biteye ubwoba. Kakubwira ati nujya gusenga tuzakwicirayo. Niko biba bikubwiye. Tuzagutsindayo. ubona nk'ikigabo. Uratujyana bakadutwika. Yo. Ukabona se neza ko ari wowe bifashe umeze nk'umuntu uri mwiyerekwa ubibona ukabona byagufashe bikakujyana. Iyo bigiye kuza wowe ubu bireba. Kuko akenshi iyo namaraga koroherwa barambwiraga ati iyo ufashwe uravuga ati dore ngibi. Nimuze munsengere dore ngibi biraje. Ubwo nyine byazaga bita binyinjiramo. Koko se biraza ukabona biraje bikwinjiyemo ubibona neza gutya pe. Yego. Bifite n'utwo dufuni se n'ibyo bintu by'inkota. Yego. None se koko iyo wajyaga gusenga haro byazaga bikagutera izo nkota cyangwa kubera amasengesho ko nabaga ndi ahantu bafite imbaraga zikomeye z'Imana. Yego. Barasengaga bikabasha gucika intege bikabasha kugenda. Aha none ubwo nk'umuntu dukurikiye wenda ashobora kwibaza ate se kuriya kuntu umuntu abarwana abantu bamufasha. Ese byigeze bikubaho? Baramfataga bakananzirika kuko nabaga nkubita umugeri. Umuntu wese arakubitaga umugeri agwaga nka hariya ku gikuta ubona kubitaga ingumi niyagarukaga. Mwongeye kurirwa kandi mwongeye kugira amahoro y'Imana mwese mukurikiye Mukakarangwa TV. Twongeye kubaha ikaze mwese muherere hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu ntara enye zitandukanye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda, haba hano mu mujyi wa Kigali ndetse n'abari muri East Africa mwese twongeye kubaha ikaze. Hanyuma kandi abaherereye hakurya y'amazi magari mwese namwe twongeye kubaha ikaze kuko mubibona kuri kamera zacu za Mukakarangwa TV. Ubu ngubu turi kumwe n'umumama mwiza cyane, umubyeyi ushima Imana. Gusa tubanze kubisegoraho muratwihanganira ko tumubonye bwije, ariko nubwo bimeze bityo ubuhamya afite n'ubuhamya bukomeye butabura kugira icyo bufasha abadukurikiye. Ngira ngo mbere y'ibindi byose reka tubanze tumwakire. Tubahaye ikaze hano kuri Mukakarangwa TV. Yego. Mumeze neza? Tumeze neza. Ariko mbere ko dutangira reka tubanze dutangira dusenga, mwadufasha mukadusengera Imana. Turagushimye Imana yacu, tugushimira urukundo rwa rutarondoreka uri mu ijuru habwa icyubahiro. Aya masaha rero tugiye kuvuga, reka tuvuge tubwirijwe nawe kandi ururuke ubane natwe. Ibyo tugiye kuvuga bigirira umumaro igihugu cyose no hanze y'igihugu. Bisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Yego, murakoze cyane. Ngira ngo tudatinze dufite ariko ngiye ubatangiye ubasuhuza nanjye reka mbibwire ngiye nitwaga kuri Janvier. Yego. Ngira ngo hari ubuhamya bwanyu twumvise kandi twabonye budutera kwifuza ko twazabahamagara no kuri Mukakarangwa TV mukatuganiriza kugira ngo n'abadukurikira kandi basanzwe badukurikiye nabo bugira icyo bubafasha, bugira aho bakura ndetse naho bubageze. Yego. Amazina mwari mumaze kutwibwira ko ari nde? Nitwa Immacule. Immacule. Yego. Immacule wavukiye hagana he? Ese twihuse ubuhamya buhera he bugarukira he? Ko badukurikiye wenda cyase bakubonye bwa mbere twigeze twumva ko cyase twamenye ko hari igihe bigeze babahumanya ntibyabasha kugenda neza, ariko kuko Imana ikomeye kandi ikora ibasha kubakiza. Yego. Yego. Ubwo twatangire se mwavukiye he mukurira hagana he? Iwacu ni mu karere ka Kamonyi. Ahantu bita ku Mugina. Yego, ku Mugina ku Mayaga. Yego. Yego. Umurenge wacu nyine ni uwa Mugina. Yego. Yego. Niho wavukiye niho wakuriye? Yego. Ni naho wigiye amashuri? Yego. Hanyuma rero uvuka uri umukristo uza kubijyamo nyuma, ese wenda bige kuko mu muco nyarwanda urabizi ko hari aho usanga wenda hari uburyo wenda mu miryango y'abantu bamwe na bamwe wenda usanga batari bakijijwe, cyangwa se ugasanga hari abakoreraga izindi mana atari Imana yo mu ijuru, atari Yesu Kristo waducunguje amaraso. Ese wavutse usanga mu muryango bakijijwe cyangwa? Njye navutse papa ari umugaturike n'abandi bana bose bo mu rugo, ariko mama ari umukristo. Nanjye nyine mvuka nisanga mu bakristo. Njyewe namenye ubwenge ndi umukristo. Yego. Nkomeza gusenga nyine. Yego. Hanyuma rero biza kugenda bite? Urakura ukurira mu nzu y'Imana, biza kugenda bite ibigendanye n'uburwayi? Twihuse. Nakuriye mu nzu y'Imana ngize imyaka 16. Yego. Nza guhura n'uburwayi bukomeye ndasara. Ariko ndashima Yesu wanesheje. Byagenze bite kubwo burwayi? Wahuye nabwo gute? Ese bwa mbere bikubaho wari uri he? Ese wari uri mu rugo wari utetse? Byagenze bite?
bwa mbere bimbaho nari ndi mu cyumba cy'amasengesho ahantu dufite ayo amasengesho y'iminsi 3 yego ubwo hari haje abanyakigali bari mu mwuka w'Imana bari mu mavuta ubwo nyine basenze ubwo nyine umwara ahanura arangije aravuga ati Imana igiye guhishura ibihishwe mu bantu bari hano hantu ubwo rero haje kubonekamo abantu turwaye imyuka mibi nanjye mbonekamo ariko ngiye mbonekamo ari ibintu bikomeye cyane ubwo kuvuga ngo wabonetsemo se ni gute ese umuntu yarakurebye wasengaga arakubwira ngo nawe ufite imyuka mibi ese mu by'ukuri byagenze bite turifuza kumenya ku munsi wa mbere bikubaho byari bimeze bite ku munsi wa mbere bimbaho ngewe nashidutse ndimo ndavuza induru ibyakurikiyeho simbizi gusa nari umusazi umufatika urwana ariko mwafatwa cyane cyane ari uko hari umuntu usenze mwami Yesu none se ko akenshi iyo tubonye abantu wenda basa naho bafite kiriya kibazo hari nk'igihe usanga umuntu urimo wenda we bimubwira biti kora iki imanike ese we byabaga bimeze bite ngewe akenshi byakundaga kumbwira ko ngomba kwigira mu ruzi nkajya kwiyahura ariko hamwe no gusenga no gukunda gusenga nubwo nabaga ndwaye uko nguko ntago nabaga nzi ahantu runaka barimo barasenga ngo njye mu buriri nsinzire nakundaga kujya mu cyumba cyo kwa kabiri no kwa gatanu nkaba ndi mu byumba inshuro nyinshi cyane nubwo nabaga ndi bufatwe bikaba bibi ariko nakundaga gusenga none se ikibazo nakwibaza mu by'ukuri byigeze bikuvugiramo nkuko nguko byamvugiragamo ese iyo bikuvugiramo ni wowe ubuvuga binyura mu munwa wawe ukaba ari wowe uvuga bigenda bite nibyo nyine biba bivuga ko umuntu aba atabyumva none se ikibazo nibaza ubu bibona ubu byiyumvamo biba bimeze bite ubibona se nk'imbere yawe ku buryo nk'undi muntu wenda yego we ashobora kutabibona ariko se wowe kuko ubibona ukabibona neza yego duhe nk'ishusho wenda y'icyo wabona uko cyabaga kimeze ni ibintu biba bifite imirizo byambaye ubusa utamenya ukuntu bimeze bifite inkota amacumu y'ubufuni ibintu nk'ibyo nyine ubona ko bije kukwica ko biteye ubwoba kakubwira ati nujya gusenga tuzakwicirayo niko biba bikubwira tuzagutsindayo ubona nk'ikigabo uratujyana bakadutwika ukabona se neza ko ari wowe bifashe umeze nk'umuntu uri mwiyerekwa ubibona ukabona byagufashe bikakujyana iyo bigiye kuza wowe uba ubireba kuko akenshi iyo namaraga koroherwa barambwiraga ati iyo ufashwe uravuga ati dore ngibi nimuze mu nsengero dore ngibi biraje ubwo nyine byazaga bita binyinjiramo koko se biraza ukabona biraje bikwinjiyemo ubibona neza gutya pe yego bifite n'utwo dufuni se n'ibyo bintu by'inkota yego none se koko iyo wajyaga gusenga haro byazaga bikagutera izo nkota cyangwa kubera amasengesho ko nabaga ndi ahantu bafite imbaraga zikomeye z'Imana yego barasengaga bikabasha gucika intege bikabasha kugenda aha none ubwo nk'umuntu udukurikiye wenda ashobora kwibaza ate se kuriya kuntu umuntu aba arwana abantu bamufasha ese byigeze bikubaho baramfataga bakananzirika kuko nabaga nkubita umugeri umuntu wese arakubitaga umugeri agwaga nka hariya ku gikuta we nakubitaga ingumi niyagarukaga mbese baramfataga bakanambuha icyo gihe kimwe nuko nari mfite abantu bansengeraga batanamfashe bo bigakunda yego ikibazo impamvu yo kubaza icyo kibazo ni iyi ngiyi ese kora kuntu umuntu agufata kandi ubona ari abantu barenze umwe 2 3 4 cyangwa 5 dusobanure ziriya mbaraga ziba zingana iki uba wiyumva nk'umuntu ufite imbaraga zingana iki ku buryo ubasha gusanza abantu bangana kuri iyi uba wumva nta muntu wagushobora ubaho uba wumva ufite imbaraga zihagije kandi ko kubona ziyumvamo nubwo nari mutoya mpima ibiro bikeya cyane ariko n'abantu nk'10 bakubitaga bakigendera ariko hari umuntu wazaga agategeka bitewe n'ikimurimo kuko niyo wazaga ufite ibyaha bakubwiraga abanza ugiye kwihana ubanze kuza none se wigeze ugera nko mu gihe cy'iyerekwa ukabona nk'ikuzimu uretse kubona ibyo bintu bicanye byaka ibyo nakundaga kubona ntabwo nasobanukirwa ngo nabonaga ikuzimu byibura se hari marayika wigeze ubona marayika yaransanze cyane nenda gukira yego yambaye hafi najya njya kubona nkabona ku gikuta haje umucyo nkabona ikiganza kimfashe mu mutwe yego nkumva nakiye gukira muri ngewe aranasinya ambwira ko uburwayi bwanjye abushyizeho iherezo
ngira ngo kandi Imana impaye imbaraga zidasanzwe kugira ngo mbashe kurwana urwo rugamba. ngira ngo urabona ko amasaha biragaragara ko burije kandi twiseguye kuba dukurikiye uburyo bwose bari kubibona, ariko dusoza duhe ubuhamya byibuze bukeya cyangwa mvuge ngo umwanya mutoya ko tuzongera tugutumire neza dufite umwanya ari ku manywa dufite umwanya urambuye, ariko tubwire byibuze ibihe byo gukira kwawe byagenze bite? Ibihe byanjye byo gukira kwanjye twakoze amasengesho y'iminsi 3, ariko buri mugoroba tukajya mu butayu tukagenda saa 4 tukagaruka mu gitondo. None se utararengaho ntaguciye mu ryo uvuga ko wumva byazaga bikabwira ngo nujya gusenga bizakwica, nakwibaza ukuntu wabashaka kujya gusenga kandi byarakubwiraga gutyo. Ese iyo wajyagayo ntago aho ngaho byahagusangaga byabaga bimeze bite? Njyewe navuga ngo ni nka Mwuka w'Imana yabaga andi hafi, kuko imbaraga zo kujya gusenga sinaziburaga, ariko nabaga nzi ko nyine ari n'urugamba ngiyemo, dore ko mfite abantu twasenganaga bakanankubita byumvikana nkatana nabyimbye amatama nkumva n'ubu bifite inyege nkumva sinzanasubirayo, ariko nari mfite marayika umba hafi akanyibutsa ko ngomba kujya gusenga uko byabaga bimeze kose. Ngaho duha ubuhamya bw'uko wakize rero, uko byagenze bite ubona kukiza? Twagiye gusenga amasengesho y'iminsi 3, mu gihe ninjoro twe turi mu butayu tubura umunsi umwe ngo tuyasoze. Nibwo Imana yansanze ikoresha umutwe turi kumwe, arangije ajya mu mwuka, arangije arambwira ngo uhereye umunsi Imana ishyizeho iherezo ku burwayi bwawe. Kandi na marayika yari yansanze ninjoro, mbona arimo aramereza amazi n'ikinini, arambwira ngo uhereye uyu munsi ntuzongera kurwara buno burwayi ukundi. Arangije amfata ikiganza, arangije arambwira ngo umuntu wese uzajya urambikaho ikiganza afite kwizera azajya ahita akira. Ati kuko ari njye ugukijije. Amen. Ubwo rero turi mu butayu nibwo uwo muntu yamanuriye, amaze kumanurira bigeraho nyine turuhura umubiri mu gisambu nyine. Tumaze kuruhura umubiri nibwo nagiye kumva numva nuzuye imbaraga zidasanzwe, mvuga mu indimi navuze uwo munsi sindanongera hari kuzivuga mu buzima. Ndangije mu rugo ngubwo nyine manura, kuko kuva uwo munsi sinigeze nongera no guterwa. Ubwo nuko wakize, ariko tubwira abantu ko tubahishiye igice cya kabiri kizaba kirambuye neza ari ku manywa, ko ngira ngo murabibona ko bwamaze kutwirana, muratwihanganira nibwo twari tumubonye kumubona ntago byoroshye, ariko ngira ngo namwe muratwemerera ko muzagaruka hano kuri Mukakarangwa TV tukabasha kuganira. Rero ngira ngo turabashimiye abadukurikiye mwese, Imana ibahe umugisha, kandi nawe tugusabira umugisha. Ngira ngo rero mu gusoza twasoza n'ubundi udusengera Imana, ariko utwemerera kuzagaruka. Yego, mbwira abantu ko ibirenze inkombe bitajya birenga ijambo Imana yavuganye natwe. Amen. Uko byagenda kose, niba Imana yarandengeye kandi ngera mfite ibiro 52 ikarinda ijambo yavuganye nanjye, yarambwiye ngo igihe cyo kubyibuha n'ikigera izambyibushye. Namwe murareba ukomeze, ungu nsige mpima 206. Amen. Nukubera Imana. Amen. Nabyo numva mbishimira Imana. Amen. Kadusenge rero, umwanya ubaye muto nyine murareba burije, ngo nyine tuzagaruka. Reka dusenge Imana, tubabwira ko mu buhamya tuzakurikizaho harimo kuba yarashatse umugabo, byari urugamba rutoroshye, byari urugendo rutoroshye duhereye mu buzima yari yanyuzemo. Harimo nyuma yo gushaka, ese ubuzima bwo gushaka nyuma ye bumeze bute, byagenze bite, ese ku kigeranye no kubyara byagenze bite. Mbega turabakumbuje wowe udukurikiye utarakora subscribe, no mwanya wawe mwiza kugira ngo ukore subscribe, ntuzacikwe n'ibiganiro byacu bigenda bikurikira, kandi nawe udukurikira ubana natwe ko bwishko bukeye, tugusabiye umugisha. Imana iguhe umugisha. Reka dusenge dusoze. Urahambaye, ushobora byose. Amen. Ndakwemera. Yego. Kandi no muri iki gihugu hari abantu benshi bakwemera no hanze yacu. Nibyo. Ndi imbere rero y'ubutware bwawe, abantu bose batwumvise, nukuri Imana ugira ikintu bakora mu mitima yabo, abafite imitima ibaremereye, abafite abarwayi, ubahe kwizera, bizere ko ari wowe ushobora byose. Bisenze neza izina ryawe Yesu, urakoze. Amen.